komera akantu kihuse cyane k'uyu munsi ako karareba abanyamakuru. Yego hari ukuntu uvuga ugategwa urimo kwihuta, bibaho, ariko ni gute fata umwanya wawe ugategura inkuru, urumva warangiza amazina amwe nyine akakuyobera tu ukitiranya la na ra. My good friends, what happened? Iyi affaire zimeze zite? Ugafata igihugu nka Maroc ukanavuga rwose unezereye cyangwa se ufite n'amafiyeri menshi ngo Maroc, ngo kiriya gihugu cya Maroc, ngo Congo Brazzaville, ikipe izwi mu ijuru no mu isi Rayon Sport, ukavuga ngo ni Rayon Sport. Wiyemeye rega affaire zimeze zite? Ufokasinze mu gukosora imivugire yawe uyu munsi kuri umunyamakuru uvuga abantu bakayifata nk'ihame, kuko abana batangira gukunda ibyitangazamakuru bakakwigiraho, ubu ntibari buvuge ngo warabaroze. Dushatse twakwisubiraho.